1994 avukira rw'inkwavu mu karere ka Kayonza. Amashuri y'incuke yayize ahepfo kwa Karirosi, ayabanza nayiga kuri primaire ya Gatenga, tronkome ayiga kuri Springs Academy, noneho cycle superieur igice kimwe yakize i Nyamata muri APEBU, ikindi akiga muri APADE Kicukiro. Yitabye Imana yari gukomeza amasomo muri UTB iriya yahoze yitwa RTUC. Tariki ya 12 z'ukwa kabiri mu 2013 yibarutse umwana w'umukobwa witwa Hiro. Amazina ye yitwa Gahima Geta Hiro, dukunda kumuhamagara Hiro. Bafite imyaka 7 n'igice. Murasize rero ndetse umuryango munini mugari, natwe umuryango wundi n'aba inshuti ze, niko ndavuga mu rugo. Yaragifite papa we Neema Faustin, mama we Mukazi Marie Chantal, ndetse basaza be batatu, Neema Mwizerwa Adolphe abenshi bazi nka Kazungu, Izere Adam na Manzi Ineza Brice. Abo ni basaza be. Barumuna we afite babiri nabo ni Wasadeline abenshi bita Dudu na Irisi Gaira. Uje kuri buri wese yaramuzi ku ruhande rwe, ariko nagerageje kuvugisha abantu bamwe na bamwe kugira ngo bambwire ikintu uko bamufasha, uko bambwira ngo yari muntu ki, nanjye nzi ukuntu nari muzi na buri wese azi ukuntu yaramuzi, ariko twese icyo twahurijeho nuko yari umuntu utajya ujya mu bintu igice. Ntabwo yajyaga ajya mu bintu gice, niba yagiye mu bintu ngo yabaga yabigiye mu bintu, ntabwo yajyaga asigara inyuma. Niba bamutumiye ahantu yazaga n'umutima we wose, niba afashe gahunda yo kujya muri iki kintu yakijyagamo n'umutima we wose, nta kantu na gake yasigaga. Yari umuntu ukunda umuryango we, umuntu ukunda kwishima cyane, ariko byose ntabwo twese twabona umwanya wo kuza ngo buri wese abe yagira icyo abivugaho, ahubwo nashakaga gutumira papa we niba biri umukundire, twese mu bihe nk'ibi biba bigoye, atambuke agere nawe icyo adusangizaho kuri nyakwigendera. Twahuye nabyo nubwo tutarabyakira, gusa Umunezero yari nk'izina rye, yari Munezero. Yakundaga abantu bose, uzi umugana yamwakiraga. Ngira nubwo bamwitaga umwana, yari umujyanama wanjye. Hari byinshi yafashaga, kimwe na bimwe yanekerezaga nkanatekereza ubwanjye. Namufataga nk'intwari muri iki, akaba ari umuntu wakundaga kwikorera adakoreye undi. Yagambye ati papa giye wazikorera. Njye namwemereye ibyo ntunze byose kuyimuha, akabifatamo ingwate ariko akikorera nk'uko abishakaga, ariko ntabwo bibaye. Munezero hari byinshi yagiye angezaho, ugasanga afite ubwenge bumeze nk'ubw'abantu bakuru kandi ari umwana. Uko bayivuze koko, abenshi bamuzi nk'intwari, mbuze jyewe nyirizina na bagenzi be bamubuze. Yakundaga gusabana cyane,
ntabwo ajya agaraka no kurakara kwa Munezero n'ibyo yagabibaho yahoraga indosente ibintu byose bifataga kimwe ntabwo yakiniraga imugora bimuvuna mu bitekerezo gusa okay ntabwo natina mu magambo Munezero niyigendere ajye tukimushaka ntabwo tuzamwibagirwa ntabwo nta yandi magambo nariza murakoze abenshi bakunda kumwita Dudu nawe yagira ngo agire ikintu akubwira namukeneraga naramubonaga ababyeyi banjye babaga batari uyabaga Munezero yari umunyamabanga wanjye uri hamwe ngo nzibagirwa umunsi apfa twari twiriwe tuvugana ari kumbwira iki anniversaire ari bujyemo ari kumbwira avuye gukoresha keke ubwa nyuma yarampamagaye buri mbaraga zo kumwitaho telefone nyireba ariko inanira kuyifata nari ndyamye ndavuga nimbyuka ndaza kumuhamagara aho muhamagariye telefone nsanga ntiriho ayigiriyeho ntiyamfata nabajije umusaza wacu ndamubwira nshaka Munezero kumuvugisha amubwira ntabwo azanagiye nazana mwuma nagiye kumbona mama avugije induru nongeye kumuhamagara barambwira ngo arapfuye by'ukuri ntabwo nzi n'icyo yashakiraga nubwo ntigeze numva ijwi rye bwa nyuma Munezero amateka ye menshi uzi ni umuntu wageragezaga kubana. Munezero nta magambo menshi yagiraga. Munezero buriya ibyinshi cyane byabaga ari ibikorwa, yaba ari amakosa akaba ari ibikorwa, yaba ari ibyanyabyo byabaga ari ibikorwa, niko yari ateye. Munezero ni umuntu wari umunyamabanga wa buri muntu wese uko uje umusanga agakubikira ibanga uko ubyifuza. Munezero yapfuye ni nkaho twari twirwanye kubera ko ni nkaho ngewe napfuye turi kumwe. Aho polisi ni nkaho ngewe yapfuye navuga nkaho ari igitambo cyanjye. Munezero ni igitambo cyanjye kubera ko uko yari agiye guhaguruka agenda kuri uwo mumotari wamutwaye, umumotari w'inshuti yanjye nyakwigendera bajyanye. Abamotari banjye ni ukuvuga ngo babanje gushyikirana kugira ngo abe ari njye ubanza kugenda. Aravuga ngo oya, ngo mbere na mbere abanza abakobwa bya kivandimwe, turavuga ati nta kibazo. Munezero aragira. Munezero yaje dufite gahunda yo kujya ku cyumweru, dufite gahunda yo kujya kwerekana umugabo we kwa Oncle Jean Paul abamuzi. Kuwa mbere tugakora budget yo gufata irembo. Byari ibintu turimo gupanga nyine mu minsi itarenze 2 ku cyumweru no kuwa mbere. Kuvuga ngo ibyinshi umuntu yavuga kuri Munezero, gusa nanone ikintu cyarenzaho Imana yamukunze kuturusha. Munezero akunda gusabana, Munezero yakundaga mani muheri ndashaka nibo basaza be bari kuvuga, nayo twajya ngo tumuhe akanya gatoya kugira ikintu yatubwira. Nakoze kuza kunana nuko bababwiye Adolphe
ibintu byari biri hano hafi nanjye gukora ubukwe muri iyi minsi. Umunezero yapfiriye mu ntoki zanjye. Twe tuvuye mu rugo ubu umukecuru wanjye, twe tuvuye mu rugo yariwe nawe bari kumwe bari guteka bavuga ngo twe tujya gufata n'ive y'umwana muto mu rugo umuhungu wanjye bitarakiwe. Barahirirwa noneho njyewe nubwo nari kuza aranamagara arambwira se kutaza gufata n'ive y'umwana kubona ninde uzamufetera. Avuga ati ndahaje nta n'iminota 5 yashize nahise mfata moto ndahageze. Twagera biraba birarangira 2:00. Turavuga ati gahunda ni 2:00 ntihagire uyirenza tugomba kumanuka. Adolphe baraje ari kumwe n'akazungu nako Adolphe araza ari kumwe n'umumotari nawe nyakwigendera. Baraparika mu rugo turenjoyinga buri kimwe cyose kiraba turabikora birarangira. Ya minota 30 ya minota 10 turamubwira ati umukobwa n'ubanza kugenda ko twebwe twakwiranje tugaca natangira kugira ngo amasaha ataza kudufatira twese mu nzira. Ubwo baragiye sinzi uko nagiye kubona mbona umumotari inshuti yanjye avuye muri alimentation atambwira ati kiyanwa kubera ko yarafite envelope ndamutwara mbageze ngo ndabwira ati mugende gahoro amasaha namusiganwa nawe kubera ko Adolphe ashobora kuba ataje mu rugo agiye kuryama. Ubwo mba ndatsire nigera mbere umura n'ikamyo yaho kiramo ikinyateri ndazamuka ngeze ahangaha ruguru narakarata ku misaraba ndandagara azandeba inyuma nkavura umuntu nazamura muri televiziyo mbona umuntu akati aho ngaho vuba ndamanuka mutarambwira se bigenze turavuga ati ndibamagara umuntu nkabura n'umuntu kandi ntabwo twagenda igihe kingana gutya metero kuri moto ni ibintu biba biri hafi n'ubu. Sinzi uko nasubiye inyuma ngeze inyuma nsanga binjiye mu cyumba. Ndahamagaye mpamagara ambulance ya mbere mpamagara ya kabiri numva ubutabazi buri kuba buke cyane. Nkari byanjye ndamufata ndamurambura ndagorora ahantu hose ariko ari gutera umwuka ari muke cyane. Vara umupira nari nambaye mba ndamagaye ku munwa bambonye umunwa neza ndahuha. Ntagiye kwikorera amugari kuko nta kindi kintu warenzaho nyine biba byabaye. Gusa icyo navuga mwakoze gutabara Imana yaho umugisha kandi mwakira n'uko 14 murongo wa 13. Sawe mu izina rya Yesu. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imiruho yabo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Noneho ndaza gusoza mvuga uburyo dukurikiranwa n'imirimo. Mirimo ni iki? Mirimo ni ikintu cyose umuntu akora adashaka inyungu y'isi. Mirimo yose ni ikintu umuntu akora adashaka ko bamukomera amashyi. Mirimo yose ni umurimo umuntu akora adashaka ko abantu bamuzamura muri cyubahiro. Ahubwo imirimo ni umurimo umuntu akora agambiriye ko Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Muranyumva neza? Iyo ukoze umurimo kugira ngo abantu bamenye ko ufite amafaranga menshi aho hageze. Iyo ukoze umurimo kugira ngo abantu bamenye ko umudugudu ari ufite amafaranga biravuze ngo ukoreye abantu ntukoreye Imana. Ariko umurimo wose uzakora ukoreye Imana utawukoreye umuntu aho uwo murimo wawe hari ahantu wandikwa. Yesu ashimwe cyane. Niyo mirimo turi kuvuga rero. Iyi mirimo ntabwo ishya. Bibiliya itubwira ko hazabaho kunyuzwa mu muriro. Imirimo yose twakoze tukiri ku isi izanyuzwa mu muriro. Biravuze ngo umurimo wakoze ugira ngo abantu bakurebe, ugira ngo umenyekane, uzahira muri wa muriro. Ariko umurimo wakoze Mana yanjye utifuza kugaragara wowe wifuza ko Imana yabigaragara uzawusangayo. Yesu ashimwe cyane. Iyi mirimo rero umunezero yifite. Ubu hano hari abantu bazi imirimo ye batanavuze. Hari abantu bazi uburyo yabasuye, hari abantu bazi uburyo yabagiriye inama. Iyo ni imirimo itagaragara ariko hari igitabo
mbibutsa ko imbere y'Imana y'ibitabo bibiri, wabyemera utabyemera, hari igitabo cyandikwamo imirimo myiza n'igitabo cyandikwamo imirimo mibi. Umunsi w'urubanza rero biriya bitabo byombi bizabumbura, uzajya ugera imbere y'Imana, Imana ntizavuga, azaba hari taburo. Mbona uko mbitekereza ntabwo ariko biri bivuga, ariko azaba hari taburo. Hari Steven, njye nitwa Steven, hano zataka iyandika tariki izi n'izi uri mu Gatenga warasambanye, tariki izi n'izi waciye ahantu unywa akayoga, byose rero biranditse. Ubwo urumva hano hazaba hari inzira ibiri, uzibwiriza sasa inzira aho werekeza, uhita ukata ujye mu muriro. Mbibutse ko umuriro uhari, wabyemera utabyemera, hari ubugingo buhoraho, hari n'umuriro. Yesu ashimwe cyane. Ariko kugira ngo uhabwe amahirwe yo kutajya mu muriro ni uguhinduka. Wasambanaga ugahinduka, ibibaye kuri Munezero nawe byakubaho, nawe watega ugiye ugakora impanuka. Papa yabivuze neza, ni byiza gutekereza nyuma y'ubuzima aho tuzajya. Abantu dufite imigambi myinshi, uburyo tuzubaka, uburyo tuzashyira imihanda hejuru, uburyo tuzagira gari ya moshe, byose ni byiza. Ariko nanone ujye ushyiraho ngo mbese ejo hanjye hameze gute. Ejo hawe rero hari mu biganza byanjye, ejo hawe hari mu biganza byawe. Ni wowe wenyine ufite uburenganzira bwo kuyobora ejo hawe, wahashyira habi cyangwa wahashyira heza, cyane ko ukuri kwawe ugufite mu mutima. Nta wundi muntu n'umwe ufite ukuri kurenza wowe kuzi. Yesu ashimwe cyane. Rero Bibiliya tubwiye ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwuka, mu mwami, kugira ngo baruhukire mu mahoro, kugira ngo umwuka avuge ngo baruhuke imiriho, baruhuke umubabaro, baruhuke. Yesu ashimwe cyane. Hari abazazuka gukorwa isoni, ariko n'abandi bazazuka kugira gute? Guhabwa icyubahiro. Uri hehe rero? Uri mu bahe rero? Yesu ageze kwa Mariya na Marita, bari kurira ku bwa Lazaro. Buriya kurira biremewe. Nubona umuntu ari kurira ku bwa Munezero ntushyireho komenti ngo barimo barira, ngo ariko ngo uwo bari batumye kujya kubwira Yesu, ngo Yesu aramubwira ngo genda umubwire ngo Lazaro ni muzima. Mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka Munezero ni muzima, ariko mu buryo bw'umubiri Munezero yapfuye. Yesu ashimwe cyane, cyane ko umubiri ugiye gusubira hehe? Mu mubiri. Yobu yabivuze neza, Yobu yaravuze ngo navuye mu ndama nambaye ubusa, nzasubira mu gitaka nambaye iki? Ubusa. Biravuze ngo iyo tuvuka nta bintu tuzana, niyo tugenda nta bintu tujyana. Yesu ashimwe cyane. Bakwambika kositimu nk'iyi nambaye ihinduka itaka, ariko igifite umumaro ni ubugingo. Ni ubugingo. Buriya bugingo rero tubabwira bufite aho bugiye kujya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, nunataha ugeze mu rugo uze gutekereza, wibaze ngo mbese ko Munezero agiye asigiye iki? Iyi tariki Munezero apfiriyeho ya 17 yakoreye impanuka, njyewe n'iki yambwiye? Ese njyewe nanjye byambaho cyangwa ntibyambaho? Twese byatubaho, ahubwo icyo tugusaba ni ukwizera Kristo umwami n'umukiza. Yesu ashimwe cyane. Amahitamo ni ayawe rero. N'ubu wakizwa nyine ntabwo turababaye kuko amaze iminsi yambwira ngo hari abantu azanzanira mbere ya Covid, yambwira ko azanzanira abantu bigana kugira ngo nabo tubabwirize ubutumwa bwiza, kubera ko njyewe nakijijwe nanjye ntabishaka. Ngizwe nabishaka, ngizwa kubera Imana ari ibishaka. Buriya nanjye ndi mu bantu batunze direct, ndi mu bantu nanjye batari bumvaga Yesu kundi kuntu, ariko kubera ibikomere umuntu yari afite, ndagira mbabwire ko n'ahandi hantu wakomorera ni muri Kristo Yesu. Ari ufite ibikomere bitanyemeraga gukizwa, ariko umunsi umwe ndibuka nk'uko marayika w'Imana aramanuka angeraho arambwira ngo nicyo gihe. Wowe se cyaba ari cyo gihe cyangwa utegereje bazakubwiriza ikindi gihe? Niba ari cyo gihe fata umwanzuro. Bwana sifiwe. Njyewe nasigaranye kashi ikomeye, kuri ukuguru kwanjye ntabwo guhina, aho niho njye nakirijwe. Ariko wowe ntabwo wifuza ko nawe uzaba nk'uko nabaye. Ndifuza ko wowe wakizwa hakiri kare kugira ngo Imana igukoreshe neza. Yesu ashimwe. Hari igihe njya kuvuga ati se burenza gukizwa mbere ntaraba akajoriti. Iyo hari igihe nyura ku muntu murakambira ati dore disi uriya muntu hari ukuntu nyine umuntu abivuga, avuga ati nyine vugira, none se ko ubonye ibyo uvuga. Ndagira ngo ngwibutse mwene data, wowe wahindukira hakiri kare.
kandi biracyashoboka. Yesu ashimwe cyane. Biracyashoboka ko nawe ubuntu bw'umwami wacu Yesu bagira gute bwakugeraho. Yesu ageze kwa Lazaro rero yasanze nyine bari kurira, ariko kuko Yesu yari ahari nk'uko uyu munsi ahari, inyuma y'iminsi n'igitangaza cyarakoretse. Reka twizere ko abari muri Kristo Yesu tuzongera kubona munezero. Ababyizeye tuzamura ibiganza, abumva ko bazajya mu ijuru. Haleluya. Iyo tubwiye umuntu, nigeze mbwira umuntu ngo mbese uzajya mu ijuru, arambwira ngo bizaterwa n'icyo gihe. Ndamubwira ati burya rero kujya mu ijuru byaterwa ngo bizaterwa n'icyo gihe. Pastor one ngo urumva mani uyu munsi ngo urumva ngo mba narize gute ngo n'agasomo uzaterwa n'icyo gihe. Ndamubwira rero igihe cyo kujya mu ijuru ntigiteguzwa, birakwiye ko uyu munsi ufata iki umwanzuro. Ntabwo ndi bubatindire rero. Yesu ashimwe. Tugiye gusoma irindi jambo ritoya, niturangiza ndaza kubabwira amagambo 3 numva umukashize ku mutima. Filipi cyaho 3 umurongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu. Naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wacu wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Tuvuge kandi ngo amen. Amen. Hari umuntu w'abari mu ijuru. Yego. Ubu hano murashaka kujya muri Amerika, mbese mutegereje covid irangire mujye muri Amerika, ariko muri Amerika ntabwo ari mu ijuru. Bwana sifiwe. Ubu dufite abantu bari muri Amerika turi gusengera, bafite ibibazo bikomeye kuruta wowe mu Rwanda. Icyo nakwifuriza ni iki rero? Iwacu ni hehe? Ijuru. Bwana sifiwe. Amen. Yesu ndi kubabwira azagaruka. Ndagira ngo babwire ibintu bitatu. Cyambere, Yesu ajya kugaruka hazabanza humvikana impanda. Iyo mpanda umuntu bazaba ari babiri batwaye imodoka, umwe agende undi asigare. Muzaba muri kubeta amasaka, niko birimbwira, umwe agende undi asigare. Noneho ngo abapfuye nabo bazahita bazuka. Yesu ashimwe cyane. Abazaba bakiriho tuzahindurwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo gihe azaba ari umubabaro ukomeye, kubera ko abantu bazashaka aho bihisha, bashakisha abasengera. Twajyaga tubabwira ikindi turi mu rusengero, baratubabwira ngo mushakishe amazi azabatunga. Nigeze mbabwiriza ndi hano ku Murambi, nagize ivugabutumwa, ndababwira ngo mbere gato azaca umuntu uhetse Yesu. Ntabwo mwabibonye? Bwana sifiwe. Niba warabayeho udafite Yesu muri iyi covid waraguye, ariko wari ufite Yesu niwe musa cyari umukristo. Bwana sifiwe. Twakira raporo kanaka ngo Yesu yari mu nzoga, yari umurokore, ngo umuntu ngo yongeye gusambana yari umurokore, ukibaza se aza gukizwa? Ntabwo arazi ko bigihari. Turabona kubikora byose, ukanywa inzoga ugasinda ukagira gute, wakumva bihaza ukaza muri Kristo Yesu. Ariko ikibazo ufite nuko wa munsi ukibikora Satani yakwiba kugira ngo arwanye ubugingo bugize gute buhora. Ndakubwira iki rero? Ndakubwira ngo fata umwanzuro. Niba hano abantu barenze 3 4 5 batubwiye munezero ko babanaga neza, iwanyu wewe bakuvuga gute? Ubu warigeye wa abantu bose bakavuza impundu ngo baragukiza. Kubera iki? Robine iwawe mu rugo nta muntu waka amazi, niyo munavomye kuri robine yawe niyo uzana umushiha, niyo munagusabye umunyu uhita uzana ibigabo bibi. Ubu surumva icyo gihe bizagenda bite? Ubu hari umuntu ubwira robine we umuturanyi we yabura amazi, nambaye kuki? Wagize amahirwe Imana iguha robine, ariko umuntu yavoma amazi mu kirahuri ngo munyishyura ayo mazi. Baramwene sonezi iwacu ni mu ijuru. Bwana sifiwe. Twigeze kuba turi ahantu duteza imodoka, umuntu atunyuraho yari mu modoka wenyine kandi ifite imyanya 8. Icyo gihe nako ufite yari rakazi. Noneho turamutega ko tuvuye gusenga ahantu, arabyihorera yanga kudutwara. Noneho turibaza se uyu muntu uri mu modoka yenyine harimo imyanya 8, ubundi reka mbabwire ahantu umuntu aba wenyine ni muri Serekei. Bwana sifiwe. Turibasibu yatwihera lift. Noneho amaze kudutambuka haza undi mupapa ufite pick up, areba ukuntu twanyagiwe nuko tuvuye gusenga, arahagarara adushiramo, we atujyana n'abanda kutugurira icyayi.
noneho ijwi riratubwira ngo impamvu waba undi atabajyanye ntacyo bari kubamarira. Imana iguze n'umuntu w'umumaro mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. So hari abantu rero uzabona b'inshuti zawe nubona nta mumaro bagufitiye ntugatindano nabo. Nubona umuntu adafite ikintu akumara mu buzima bwawe bwaba ubugingo bwaba n'ubuzima busanzwe ntukamugire inshuti. Nubona umuntu nta kintu kimwe akumarira yaba ari mu ishuri yaba mugendana ntugatindane n'uwo muntu kuko bizarangira ubaye nkawe kuko udafite ibyo wamuhindura. Imana ishimwe cyane rero. Rero turakubwira iki? Turakubwira ikintu cya mbere ni ukwitegura. Uhora witeguye kuko utazi umunsi n'iki n'igihe. Birashoboka ko uyu munsi nawe byashoboka uyu munsi ugataha, ariko icyo tukwifuriza ni ubugingo buhoraho. Cya kabiri tukwifuriza ni ukubana n'abantu bose amahoro. Amen. Haleluya. Dufite ingero nyinshi za umuntu akaba atuye ahantu karitiyo yose yabura amazi ikajya ku kigega cya wa muntu akabaha amazi atiteguye ko amazi ari bugaruke. Ejo bundi hari ahantu nanyuze mbona abantu bose bari kuvoma ku muturage, ndabaza se kuki muri kuvoma hariya niho hari amazi? Batubwira ngo ya mazi yagiye hano tujya kuvoma hariya amazi kuko bafite ibigega bibiri. Ndabaza se arabishyuza? Batubwira ngo uriya mudamu hariya ngo ni umuntu mwiza ngo arasenga. Mbaza abandi bana none se namwe mwavomeye ubuntu? Barabwira ngo iwacu baduhaye amafaranga ariko baduhaye amazi y'ubuntu twayaguze bombi. Okay, icyo nakuyemo ni ikihe? Nuko n'abana bo muri iyo karitiye bazi ko uwo mudamu asenga. Ese wowe aho utuye bazi ko usenga? Ese wowe ahantu utuye bazi ko uri umukristo? Cyangwa bazi ko uri umusambanyi? Cyangwa bazi ko uri umurozi? Bakuzi gute ahantu utuye se? Bakuzi gute ahantu ukorera se? Mu iduka ryawe se? Aho ni wica umunzani? Aho ntabwo ari wowe ugura umufuko w'amakara warangiza ugashyiramo ibiti hagati ugatugurisha umufuko w'ibihumbi 13 ngo ni amakara meza? Ese ntiwasanga wowe ikiro cy'ibirayi ukigura 430 twavuga ati byarahenze Musanze yarafunze ni 600 kugira ngo ukire? Ibyo byose bibavangura bikorera kwihorera hagira ngo mpanywe nawe, ariko umunsi umwe izabishyira hehe? Ku mugaragaro. Yesu ashimwe cyane. Reka muri urubyiruko rero kandi ugatongeye ku by'urubyiruko bana b'Imana, ni mwebwe amaraso meza, ni mwebwe Rwanda rw'ejo, ariko kugira ngo ube uzabejo amaraso yawe akora ibikomeye ejo nuko amaraso yawe ugira gute? Uyarindira ibiyobyabwenge. Nta muntu wamwera umogi kundusha, ariko ingaruka nagize ni umunsi nagiye kubagwa bambaza inshuro zirenze 3 byanze. Kubera iki? Numvaga umunezero wanjye uri hehe? Mu rumogi. Ndakubwira ko inshuti yanjye wikwangiza ejo bazaza kubera urumogi, wikwangiza ejo bazaza kubera inzoga, witinda ahantu hadafite iki umumaro. Ndashoje rero, ndabizi ntabwo byakiriye neza, ariko shawuri yako mutu waje wake birashoboka ko uyu munsi ari we wa nyuma, ariko ndasoza ngubwira ngo uburyo uzaba hesha buri biganza byawe. Tugiye gusenga kubera ko tuzi neza ko Imana iri mu ruhande rwacu. Yesu ashimwe. Rero urubyiruko ndabasaba kugira ngo imbaraga mufite muzikoreshe iby'iki iby'umumaro. Ese urumva umutima wawe kubwira iki ngo dusenge? Ufite n'uburenganzira kandi ukajya kuvuga ati pastor ngiye ndumva nshaka kwakira Yesu Umwami n'Umukiza. Ninda umwe kwakira Yesu Umwami n'Umukiza uze mwakize uwaturagakiza, urabyemerewe. Ati nshingiye ukuntu umunezero, nshingiye ukuntu agiye, nshingiye ukuntu urupfu rumutunduye, pastor ndashaka kwakira Yesu Umwami n'iki n'Umukiza w'ubugingo. Birashoboka rero, wazamura ikiganza wakira Yesu Umwami n'Umukiza. Urabyemerewe, zamura ikiganza wakira Yesu. Mwaramwakiriye? Umugumane arahari? Yizire hano, yizire. Ngwino umuri. Ninda ndakwakira Yesu Umwami n'Umukiza. Hari wasubiye inyuma kagwa se ngo tumusengere nawe? Amen. Tugiye kugusengera rata kugira ngo Imana igukomeze ejo hazabe heza. Ora kina n'imisi ntabwo yoroshye. Reka dusenge Imana. Nane data tugiye kumusenya ko tugiye kugusenga ngo Imana iguhereze imbaraga
zo kuba intwari mu gihe nk'iki, kugira ngo umunsi wawe nujya kugera, umunsi w'umuzuko nujya kugera, utazazukira gukorwa isoni, uzazukire guhabwa icyubahiro. K'ijambo ryatubwiye ngo hahirwa abapfa bapfira hehe? Mu mwami. Ngo baruhuke imiruho n'iki n'imihati. Wewe ntabwo nzaho uzapfira rero, wapfira muri Kanyanga, wapfira muri Gasigisi, wapfira mu kujya gushaka imiti kwa n'ahandi. Rero ndagira ngo mwene data ngusabe, gira ikintu urekura kugira ngo wakirese umwami n'iki n'umukiza, ejo utazagwa mu nzira ukabura ubugingo buhoraho. Ariko amatwi yawe yumvise nandura ivugira ku busa ku musozi. Reka dusenge. Mana yacu, Mana yera, Munezero atumye hano haba igiterane kuko ari umunyamugisha. Ndagushimiye ko uri Imana yatangije ubuzima bwa Munezero. Ubwo mama we yamusamaga wari uhari, ubwo mama we yamutwitaga amezi 9 wari uhari, aravuka arakura kugeza uyu munsi wa none wongeye kumwisubiza. Uhabwe icyubahiro. Ndagushimira ko ubuzima bwa Munezero bwaranzwe no gushaka mu maso yawe. Twumvise ubuhamya bw'abantu batandukanye, haba abo biganye, haba aho yavukiye, haba n'ubuzima bwe bwa rusange, ndetse n'ubuzima bwatwe umuzi wo mwitore. Munezero yagushatse igihe kinini. Ndagira ngo mwakire mu babandi wanditse mu gitabo cyawe cy'ubugingo, reka abonekemo amazina ya Munezero. Mana, ndakwinginze kugira ngo igitabo cyawe cy'ubugingo, igitabo cyawe ma cyandikwamo amazina ye. Ndongeye gusaba kugira ngo uyu muryango wageze kwa Yayiro usanga bayikurira, ukora igitangaza. Reka uyu muryango mwana ukomezeshe ijambo ryawe, kandi ubashyiramo ibyiringiro, bamenye ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ndabasengeye kugira ngo aho kubabara Mana banezerwe, kuko bazabana Munezero. Ahubwo bahereza imbaraga zo gukora neza kugira ngo bazabane nawe, kuko Munezero ntabwo azabana n'abasambanyi, ntabwo azabana n'abajura, ntabwo azabana n'abasinzi, azabana bejeje. Rero kugira ngo tubane na Munezero turagusaba kugira ngo uduhe kwera, kuko umujyanye ari uwera, kugira ngo umunsi data wa twese tuzaba turi imbere yawe. Jeredine yabivuze neza ngo uzaturirimbira indirimbo, ariko avuga neza ngo niba uzaririmba baze ntabwo abizi, niba uzaririmba tenero ntabwo abizi, ngo icyaze nuko uzaturirimbira. Yesu nawe avuga ngo ntabwo azongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ngo atarabona umugeni yakoye. Yewe ninde wadukoye? Ni wowe Yesu. Igihe wamenye amaraso ku musaraba nibwo twahindutse nyagora ku ngoma abo inshuti zawe. Twabaye umumaro bitewe n'amaraso, twari abanyabyaha. Hano hari n'abandi bakiri mu byaha, ariko turabasengeye Mana kugira ngo imbaraga n'ubuntu bwawe bibasure, bibagendeho, bahinduke bagukorere Mwana, kuko wabahaye igihe. Reka kino gihe waduhaye tugikoremo neza. Ndagusabye ngo duhe imbaraga zo kwitekerezaho. Ndabizi ko inzira wanyuzemo ni ku musaraba Igorogota, ubwo baguteye icumu. Igitego cya mbere cyakoretse ni uko waguteye icumu yakiye imbabazi. Igitego cya kabiri Mwana ni uko umwenda wari urahera usadutsemo kabiri, kugira ngo buri wese yigerereyo. Ndagushimira ko wadupfiriye ukavanga yemwe abashi n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Hano ku isi nta muntu waturuhura, ariko uri karuhura. Niyo mpamvu ngusabye ngo uruhure imitima iri hano hantu. Ndongera kugusaba ko Mwana umunsi wapfuye ngo umara iminsi 3 uri kuzimu urimo uzana. Nibuka ko data wa twese mu ijuru habaye inama, ubwo shitani yarazamuye ibirego, ubwo shitani bamubazaga ko yishe umukiranutsi. Kubera iki yishe umukiranutsi? Ariko aho niho twaboneye uburenganzira bwo kwakira ubuzima buhoraho. Yesu ubwo yajyaga ikuzimu agafungura abasatani yari yagize imbata, aba yari yaryamiye, yarangiza akamwaka ifunguzo agasiga muboshe akazura bari bariyo. Ndagira ngo imitima iri hano wongere uyisure, imitima yari yarakomeretse, imitima ifite agahinda, imitima ibabaye, reka Mana wongere uyisure mu izina rya Yesu. Ndagusaba ngo papa wa Munezero niwe wenyine wamufasha, umukomeze. Ubwo twaganiraga ejo yemera ko Munezero ari wo muntu wamubaga hafi, Munezero ari wo muntu wamutekeraga, ari wo muntu wamuganirizaga. None Munezero ntabwo agihari, birasaba ko Mwuka Wera rero aza akaba umwanya wa Munezero, kugira
kugira ngo papa bakomere, mama we nawe araha. Birashoboka ko Munezero nawe hari inama bagiraga bakajya inama bakaganira, none Munezero ntagihari, ariko Mwuka Wera wowe uracyahari. Ngwino mu mwanya wa Munezero uganirize mama we kugira ngo arusheho kumva ko atakiri wenyine ahubwo ari kumwe nawe. Mweretse barumuna ba Munezero ma, kuko nawe wagiraga inama akababwira ngo mureke, akababwira ngo musenge, akababwira ngo mukizwe. None Munezero ntabwo agihari mwababwiriza ubutumwa, ariko Munezero hari umwuka urusigaye mu mwanya we. Uyu Mwuka Wera ndawuhamagaye ngo azafate barumuna ba Munezero abagira inama, abereke icyo bagomba gukora. Aho Munezero adahari, reka Mwuka Wera ujye uhaba kugira ngo baganirize. Natwe n'itorero, Munezero yari umuprotokole, Munezero yari umuririmbyi, none turamubuze. Ndagira ngo umwanya we Mana uhabe nka Mwuka Wera, ufashe abo baririmbanaga, kandi twese dufashe kandi ufashe umuntu muri rugendo. Ndasengera bari baraguye ngo wongere kubagarura. Ndasengera mwene data nawe wifuza kugaruka mu buntu bwawe, nawe umukomeze. Hari n'abandi batsinzwe mu mutima, abo nabo ndabakweretse kugira ngo bagarure. Babandi bari barashatse iby'isi, bari baragutaye, ndasenze ngo bagarure mu buntu bwawe, kuko nzi neza ko ibyo turuhana nabyo, ibyo dushaka ntabyo tuzakura ku isi. Icyo twagusaba uduhe kubana abana amahoro, uduhe agakiza kagutse, uduhe imbaraga z'umutima, kandi uduhe igikundiro n'igitinyi. Ndagushimiye rero, gahunda isigaye ndayisengeye nayo kugira ngo ukomeze kuyiyobora, haba mu gusezera Munezero Mana. Mwuka w'Imana be mu bantu bose bari hano ubwo bagiye gusezera Munezero, reka Mana, reka Data wa twese, Umwuka Wera abayobore. Ufate imitima y'abantu bagiye kubona ku ifoto yo bwa nyuma, ufate imitima y'abantu bagiye kumubona bwa nyuma, bose ubakomeze. Nurangiza buri wese mu ruhande rwe ugende umuhereza imbaraga. Urakoze, ndagushimiye rero kurakomeza kubana natwe. Reka rero umubiri we Mwuka Wera agumye awugote, abadayimoni ntibagere ku mubiri we, ahubwo Umwuka Wera abarugota umubiri wa Munezero, kugeza igihe urashyirwa hariya, kugeza igihe turasengera iriya mva, kugeza igihe turasaba Mwuka Wera ngo azabane na Munezero aharaba abitswe, aharaba arindiwe, kugira ngo uburinzi bw'Imana akomeze kuhaguma. Ndagushimiye ko urabana natwe muri gahunda yose. Ndasenze kugira ngo uze kubana na buri wese uri hano, kandi ukomeze imitima yacu. Ijambo ryawe ribane natwe, Mwuka Wera abane natwe, kandi Umwuka w'Imana agumye kuduha imbaraga z'umutima. Ngushimiye kunyemereye kubikoze, n'izina rya Kristo Yesu, amen.